Muraho neza nshuti za Isabelle, ndabashimiye mbahaye ikaze kuri Isabelle Julie kuri channel yanjye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nifuje kuganira n'abakunzi banjye, nifuje kubavugisha rwose, nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana numvishe nshaka kugeza ku bakunzi banjye, niyo mpamvu nifuje ko uyu munsi nkora iki kiganiro cy'iminota mike cyane ngiye gukorana namwe, mbabwira ijambo ry'Imana ashyize ku mutima wanjye, mbashimira ndetse ngira ngo dusabane rwose. Numvaga biri ngombwa ko uyu munsi twaganira. Ijambo ry'Imana rero ngiye kubabwira ni ijambo riri muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haravuga ngo uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Iryo niryo jambo ryari riri ku mutima wanjye, nshaka gusangiza abantu bose b'inshuti zanjye, abakunzi banjye. Ni ukuri mutabazi Uwiteka, nawe ntazabatererana. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ibibazo byose waba urimo umwegere, nawe azakwegera cyane, kandi n'umutabaza azakumva. Murakoze cyane. Iryo jambo ryari riri ku mutima wanjye, numvaga nshaka kurisangira n'abakunzi banjye. Ikindi kintu nshaka kubwira abantu, ndashaka kubashimira urukundo mudahwema kunyereka. Hari abampamagara, hari abanyandikira, hari abamvugisha mu buryo busanzwe, hari abo twabonanye, hari abo tutarabonana kandi mfitiye amatsiko yo kubona, kuko abakunzi banjye ni benshi cyane cyane cyane. Mpora rero numva umutima wanjye ufite ishimwe n'ideni ry'uko ngomba kubakorera ibyo mwifuza kugira ngo murusheho kunezerwa. Yesu aduhane umugisha. Rero ndabashimiye kubw'ibyo mwanyeretse mu minsi yashize n'ibyo muri gukomeza kunyereka, kuko n'ubundi sintuje gukora, sintuje kubanezeza, sintuje gukorera Imana, n'ubundi ndacyakomeje. Rero ndifuza ko rwose mwakomeza kunkurikirana, mukareba ibihangano byanjye, mukareba ibiganiro byanjye, buri kintu cyose kinyuze kuri channel yanjye. Ndabasaba ubwo bufasha, ndabasaba iyo nkunga yo kunshyigikira no kunkurikirana, kandi mukajya munganiriza, mukambwira mutahangaha rwose bimeze gutya, ahangaha wagabanya iki, ahangaha wakongera iki. Ndabasaba iyo nkunga, ibikenewe cyane. Buriya ukoze ibintu ufite abantu bakubwira courage, ufite abantu bakubwira komeza genda imbere, biryoha cyane kurushaho. Rero ndabibashimiye rwose, kandi iyo nkunga ndayibasabye. Ikindi ndabasaba inkunga y'amasengesho. Umurimo w'Imana ni mugari cyane, urasaba izindi mbaraga nyinshi. Ndabasaba rero inkunga y'amasengesho, mujye munsengera, mumbe hafi. Abashoboye kumpamagara mumpamagare, abashoboye kunyandikira munyandikire. Reka mbahe nimero yanjye, ntacyo bintwaye gutanga nimero ya telefone: 078 53 91 691. Ndongera nyisubiremo kandi: 078 53 91 691. Ni nimero yoroshye cyane, buri muntu ari we wese yampamagara isaha ku isaha. Njyewe nitaba telefone y'umuntu ampamagaye, hanyuma ukampamagara ukambwira aho ubona nakongera imbaraga, aho ubona nyine ibyo nibyo mba nshaka cyane, kugira ngo nkorere abantu ibintu turi kumwe, biyumvamo nabo banyiyumvamo. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndabashimiye rero. Ikindi ndabasaba indirimbo zanjye. Hari abazizi bamaze kuzimenya, ni nyinshi. Hari izo ntarakora, hari n'izo maze gukora, hari izanjye bwite, hari n'izo ngenda ndirimba zitari izanjye ariko zafashije umutima wanjye cyangwa zafashije abantu.
hari abajya banyandikira ku randi bakansaba ngo subiramo iyi ndirimbo. Ndabasaba rero namwe munkurikirana ababishoboye mujye mubimbwira, mumbwire muti dukorera iyi ndirimbo, nzajya mbikora rwose. Dukorera iyi ndirimbo, turirimbana iyi ndirimbo, mwanambwira muti umuntu twumva twifuza mwakorana n'uyu nakoresha uburyo bwose, kuko abakunzi banjye nta kintu ntabakorera. Nakoresha uburyo bwose uwo muntu mugeraho, hanyuma nkamubwira akaza tugakorana, cyangwa se agakora ariko nkamubaha, kuko mbayeho ku bwanyu kugira ngo nezeze imitima yanyu. Kandi uko tugenda dufatikanya niko umurimo w'Imana nanone utera imbere. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndashimira abantu mwese, abari i Kigali, abari mu ntara, hari abantu bari Nyagatare bajya banyandikira, Imana ibaho umugisha mwinshi. Hari abari mu ntara zindi za kure ntaranageramo ariko nifuza kuzageramo kugira ngo tuvugane Imana. Abo bose n'abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu cyo hanze, abari kure cyane ntabasha kurondora, abo bose ndabashimira. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Umunsi mwiza, amahoro Imana itanga abane namwe, kandi umutima w'Imana ubagumeho rwose. Hanyuma iri jambo dusomye rivuga ngo ntabaza ndagutabaza, ndagutabara nkwereka ibikomeye utamenya. Ibyo uzajya uhura nabyo byose mu buzima, ujye wihutira gutabaza Uwiteka, kuko niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye, turakunezererewe cyane kubw'umugambi wawe mwiza. Turagushimye kuri Imana itajya ibura kuboneka, haba mu bikomeye, haba mu byoroshye, haba mu byiza, haba no mu bibi. Hose ujya uhaba kandi ukatubera Imana. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze rero. Sabiye umugisha iyi cano mu izina rya Yesu Kristo. Sabiye umugisha umuntu wese uzumvira ijambo. Ndakwinginze kugira ngo abantu bose bankurikirana bagendane n'ubwiza bwawe, bagendane n'ubushake bwawe, kandi umugisha utanga ntukabaveho. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi ugiye kubikorera kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ciao, ciao.